mada ariko konza ntunyakirana ubwuzu ngo mpobere bimeze bite ntabwo uzi ko ari muri corona se nta bantu bagihoberana mudugudu muri corona yihugikanye umugore bavuna abandi hari icyo wabuze imbabura ngiriya gasitoka iruzuye nawe ujye mu gikono biteke natwe twarabihashye yakonga nayaritse neza neza nafata arangije koza ibyombo izi ngwavu zo ndawo ziri bungore ebwe nzajya bafungirana wanaguruka Abwana waramutse Muraho Kimami ko nari ndimo nshaka Rucekeri si yaba ari Rucekeri nawe uhari Oya nta kibazo ariko mu mwanya nka nyuma y'iminota runaka arafite kuza ndugira ikibazo nzanze hano si isanzure nta kibazo teganya ko haza nka nyuma y'igihe kingana gute se ngo ndebe ko nasubira mu urebye ni nka nyuma y'amasaha 2 kuko ibindi agiyemo nibyo bajyanama b'ubuzima ko wihuse se Kimami wanjye nyine nuko bamuteye na bamufashe ku ngufu ako bamuhaye amafaranga umva twari tumeze neza mana yanjye muri iyi minsi umva yewe ahari Imana ifite aho ikiriza niba navuga ko ari Imana niba navuga ko ari iki ariko se ko ndeba muri corona twariye twicaye none amafaranga arashize ise nta n'ikintu twamuvungureho ngo amenye ari ibiki nese uno mwana ufite ubumuga bwo kutabona ndamushyira mu iduka ntibazamwiba nese arajya ku ishuri amashuri se azatangiye kamana yanjye hari amashuri aratangira mu kwa 9 nibyo ndabyemera ariko ayo mafaranga se araba gihari ubuse ndazibandwa nzerekeza kandi uko bisa kose mana yanjye ari ibibazo ariko nduzajya ugira ikibazo ako si wasubiye mu kazi akazi kameze gute ngo ngwiki ndugira ikibazo umva ikibazo si iki ayibya abakozi ndunzuzugure ko ndagumbemba ndatoto ndusha dore na cya kibuno wiratanaga cyaramyotse ningawe nasubira mu cyaro amafaranga ganjye ngiye basigaye bambemba bagaca kuri konti ariko Kimamiyo no narengana pe urenganyijwe n'iki undushikise nakumirwa umukozi nge navuye mu cyaro njaka akazi narakabonye kandi hari icyo utazi aha ngaha kwa Marisia n'itungo rintunze itungo ngendana ndayikabagabaga ikanzinyira sheke amadolari none wowe ukorera mu manyarwanda unabura amafaranga ngo hereze kabwa wikwirirwa rero uvunika ngiye ibintu mbwiye ngaho nimba ibintu mbwiye ari ukuri kugira nanjye ngendere kukuri kwawe urabizi ngiye na amafaranga gusa ntago nyatsiga amafaranga inyuma sinya nitango yanavuyeyo yavuye ntago babindeba ntabwo binakureba ntago bindeba noneho nimba rito tugenda ujye gufungura mu cyumba cya nyokobuja ndebe ibyo uvuga nimba ari ukuri mu cyumba cya Marisia hari mu bunyariro bwanjye oya hari ngo ugiye kuvuga muri hotel runaka mu cyumba umva tugende ahubwo umva nushaka unararemo umva haguruka turginjije amafaranga wonda kwemera nduzajya ugira ikibazo umva ndanagukaragiramo deni wishimye ntugira ikibazo twigendere juranze mama boko sema mbona wifashe utyo niki wabaye iki ntacyo nawe
Mana ntabwo ndi kubyumva nukuri ndabona agahinda aho ngaho. Hasi nzajya mva mu kazi nawe ubona naniwe. Nyine icara aho ngaho wabishyira aho ngaho mbese. Mama ni iki wabaye iki? Ni ibibazo se kugute? Ndabona n'amaso yatukuye. Yari yatukura se ahubwo. Warize? Umva ntuzi ejo bundi mu kirori kwa Rucekeri. Ariko nese ibyo yiyemeje ntabwo wabyumva. Oya mama, nubwo twe turi mu kirori burya uriya mugabo ngo ni Rucekeri, ibintu yavuze byarambabaje, byanyibukije ibintu byinshi cyane. Urabona iriya ndate uriya mwana kumuvugiraho amagambo rero ngo azagira icyo amufasha, hari icyo yamufasha. Oya ceceka. Magana angahe? 500 kandi ngo yemeye miliyoni hasigaye yayandi. Ariko ikibazo nagize do yose iki se mu bihumbi magana aya hasigaye 101. Andi mama andi yagiye mbwira ahantu ayo mafaranga koko yagiye. None nyuma yaho biragenda bite? Umva rero ukuntu bimeze. Mubizi ko so nta kintu yazanaga hano cyangwa niyo yakibonye wenda akajyana kwa wa muntu ntavuze nako ni Kimamiyo wese uramuyobewe. None rero ubwo twarayahahishije nyine umwana nyine kugira ngo nawe yishime muguramo udukweto utwenda twiza. Ariko none dore ikintu kimbereye imbogamizi kikaba cyenda no kunsaza. Ni ukuvuga ngo yaravuze ati ntimushaka umushinga. Ese urambwira umushinga ni uwuhe? Narebye nsanga nzamushyira muri botike bazamwiba ngo acuruze. Yewe ntarajya mu ishuri bisanzwe, urabona ni mukuru amaze gukura. Ese urambwira turamukorera iki? Karori mbwira ni wowe mukuru mfite. Naho ubundi Kimami ndugira ikibazo aha wisanzuye unamvate neza nge nta kibazo. Ndagukorera buri kimwe amafaranga ndayaguha. Nge nzagutetesha injiri tuzirya amafaranga. Arega nicyo cyadukuye mu cyaro. Kabwana we. Ndago twaje kureba amakazi. Nta mafaranga cyambanye mu cyaro urabizi. Naje nje gufatisha amafaranga. Umva ikibuno cyawe kigaruke ndugira ikibazo wa. Ndago twaje kureba amatara go mu mujyi wawe. Ibyo bisanzwe. Ndabona abantu barara muri VIP. Twabona VIP wallahi. Mu cyumba cyawe. Dora Let's go kwa Rucekeri ameze gutya ni muri VIP ubwo na let's go kwa Rinjira muri VIP. Awushaka wakwirekura. Hana yanjye. Awushaka wakwirekura ikibazo. Umva ndukabyina imbere y'umuziki. Utu tuzajya turava bya bindi by'ibigurudumu bimwe bambaraga ahangaha nibyo nzajya ndakugurira. Oya nje nambarasha nako nambara ibintu by'ibigurudumu. Ugiye kugurirwa mu mafaranga ganjye nduzagira ikibazo. Aisha gusa ndikumva mu hanze. Ndeye ubwoba umuntu umeze ute? Hano mubona n'abandi bantu. Nda kibazo reka ndebe nda kibazo. Urapfuye. Arandeba. Kimami we barandeba. Mama, umva ikintu tugiye gukora. Abafite ubumuga barashoboye. Ese mama ntudukujije? Ariko noneho wenda ubumuga bwanjye butandukanye n'ubwuriya mwana nyabo utabona n'ukuri. Utese Nyine kubera ko wowe atabona. Umva rero n'abatabona nabo barashoboye. Reba nibyo nyine watekereje izo botike utekereza iki? Hari ibindi bashobora kuba bakora. Ni nk'ibiki se Karori rwose. Karo arega nziranye n'abantu benshi. Abo bantu rero bagenda bangezaho ibintu byinshi bitandukanye. Hari ishuri rero rishoboka kabisa. Nubwo ariko ntubona umukobwa wa Kirere. None se ntiyarangije mu bintu byo kudoda. Nukuboha cyangwa byo bimwe by'imipira ukuntu byo kuboha. Ariko hari n'indi mishinga. Hari uwo kuboha, urukunyumva? Hari n'uwo mushinga wo kugira wo gukora ingofero. Hari na twa dusaro two ku ntoki. Natwo bajya badukora. Nukuri burya barashoboye pe. Ngaho rero mfasha uriya mwana umujyane ariko umva rita kuva ku munwa dore mvuna abandi ntiyabimenye.
Okay. abimenye yatu Mama, humura rero. Umva ukuntu tugiye kubigenza. Uriya mwana tuzagira gutya tumujyane ku ishuri. Sibyo? Agenda byige azabyiga igihe gitoya. ameze nkangahe Karoko? Oya, natatu ngo biremewe. Menya ko umuntu ufite ubumuga kumwigisha ari ukugenda gake. Nukugenda gake. Ariko byibura umwaka cyangwa 6. Ahubwo dusigare tureba amafaranga nyine, ariko ari yazaza hari ikiri kukemuka. Reka nibyo umwaka birashoboka. Reka tuzamujyane yiga umwaka azabivamo nyine hari icyo ashoboye kuba yakwikorera. Byibura biranashoboka, ashobora no kuba yanatwunganira. Erega nakubuze kare. Wavuye muri uru rugo nkajya mbura umuntu nabwira ngo ibi none se ahubwo nyine nuko ntakubwira ngo garuka nawe uba uri kwishakishiriza, ariko umva icyo gitekerezo ni inyamibwa. None se ma hari n'agakoma nibura kari muri telefone. Akera afungura dore nari mvuye no kuri boutique numva ndushye. Nukuri pe. Ukingura aho ngaho. Ndebera nanjye nari nyuza hanyine akanyota kananishe. Se wabisiga hano ntabwo bijyane mu nzu. Hari ikibazo se mbijyane? Oya, iki cyuma kirangaburira. Kizananshakira n'umugore hafi vuba. Urisangiye rero kumva amatuza yaje. None. Arandenye. Ese yana Rucekeri. Arandenye we. Nsubiye mu cyaha. Arandenye, arambashe. Karibu boss. Karibu. Kunumva Hano umeze neza. Nda kibazo. Marisi icyumba kijagarayise. naringiye mvendi kugisasa ntigari amashuka naringiye kugatunganya. Dore niki gikuvurirwa gitaye hasi. Ndabikora ndakibazo. Ahubwo wamujyana w'ubuzima wamujyaza inama yageze aha ngaha ngo kuri cya kibazo cyo kubura urubyaro yagushakaga ngo hanyarukire ngo cya kibazo cyo kubura urubyaro kwa Marisiana nda kibazo ko nako kwa yakubwiye ko ari cyamfasha ngo hanyarukiye ngo umva ngo gucira ku kababi. Telefone yaje ni muri ndayifite kanze nakore kansibukire simbukire ndabikora kanze ndeo kontaka zimodoka jani ni moto sawa sawa nani kugenda imbere Kimamiyo Sinakubwiye ubujiji bwacyo iriya ni injiji ndabwo ikibazo Kimamiyo ndugira ikibazo ndugira ikibazo ahangaha ni injiji ariko pe nasanze inza hano byose umva ni injiji umva ntabwo naretse ko bimeze ni imbumbu ahangaha umva wivunika ndabibonye ahubwo reka ngende atagaruka kansanga cyangwa Marisiana kansanga nawe mfite ugundi mutive nabatera ntabwo bagatoga mu ubwo reka ngiwanya ubwo nawe urangiza ibyo urimo hano guhamagara urahita usanga ikibazo si telefone ndahita ndugira ikibazo wangu. ariko Kimamiyo imeze neza. Kumera neza kwa hehese waruje iwanjye se? Aha ni wowe narinje uza hano gushakiye wamburiye naragushatse ntawe nageze ego manenge wowe ugeze unca je buriya nujya umbura hano iwanjye ibyo utumamagara Kimamiyo ngufitiye diro ufite diro simeze ufite ibibazo ako bibazo umuntu cye nkawe ugira ibibazo Kimamiyo ufite ibibazo ufite na stress siziki ariko Kimamiyo suzi pati dagiteri uwo nguwo umushaka iki buriya
naramukunze. Ewe, nutetse, bakunze dogiteri. Ubuze Kimami naramukunze n'umutima wanjye wose. Ariko uzikuri gukura nako gakimumye. Agakobwa k'iki? Kimami buriya Dr. Pati yarananiye ariko ndamukunda. Mfashije bamungezaho. ariko urabizi ngende umunyamadira. Subizi? Ndabizi cyane. Nako kanya no guhita muhaho. Ahubwo kankubwire. Yewe hari umushuti wa Pati. Bagendana akorera mu gakiriro kahani imbere. Ku buryo yangiza kuri Pati neza. Pati ahita amugezaho n'umpirirwa nazuyaze na gato. Umva baragendana ni Pata n'urugi ntibajya batandukana. Mbese ikibatandukanye ni wongiye mu gakiriro undi akajya hehe kwa muganga. Nicyo kibatandukanye gusa. None se Kimami wamungezaho? Mukugezeho? Nta kuntu waduhuza nawe. Ariko nta kintu ngiye gukora mu rugo, nta gahunda mfite mu rugo. Ubundi dari ibintu nanjye kureba ku mashini gusa ngwino tugende. Kimami mbabarira Pati mubone. Wamuna gusa. Hana gushaki. We nuvunike. Jewe umva urabizi umuti guhita mugukorera gusa nta n'ibintu birenze. Aho nakubwiraga ni hano. Karo. Uraho neza? Murabose neza Kimami? Umva kugira ngo ngere hano ndarangishije nka ego mana yanjye. Ndakirira ko ari kanini cyane. Ibintu ndabona se? Ibintu bimaze kuba byiza. Dore bana bamaye na certificate ndiko nyine nshoboye. Mubibona se? Agakiriro kanje kameze neza. Karibu. Karibu da. Karibu cyane. Ndi kuzibura ibyuma byanjye. Karo, uyu ni wa muforomo. Nako ni teta. Teta. Ubwo kambasigemo muganira. Nge hari gitano nari ndimo nkoresha hano imbere. Ndebe ko bakirangije ndahita ngaruka. Yego. Nta kibazo. Teta nta kibazo wo ngwara ikibazo. None teta bimeze bite? Niho bambwiraga. Ninjye bakubwiye ko ndinde. Umva nguziranye na Pati. Pati we turaziranye cyane. Ni n'inshuti yanjye. Arega nimugora twari turi kumwe. Sinzi. Umva akazi. Akazi rero kameze gute? Pati ndamukunda. Yego. Shaka umungezaho. Doctor, ni ushaka. None se mbwira. Pati ubundi uramushaka wiki? Ariko urabona iyi atelier atari na nziza. Reba nawe mbese. Ibi bikoresho byose ni ibyanjye. Amafaranga ninjiza ku munsi. Umva Pati ndamushaka ngewe. Pati ndamukunda, shaka uduhuza. Nta kibazo Pati ni inshuti yanjye. Regana nimugoroba turaba turi kumwe. Urumva? Ariko ikibazo mfite. Umukobwa mwiza nkawe ntabwo yarakwiriye gukundana na Pati. Pati yarangiritse mu mutwe. Nuko nyine ntabikubwira ngo dangwa ngo wakunze wese ngo mama ngo imyate yo mu wakunze ngo ibonamo amaribori. Siko bimeze? Ariko ita wumva noneho imyate yo mu mutwe. Tekereza Pati ukundana n'ufite ubumuga n'umupfu w'amaso rero nta nubwo abona. Dr. Muzima urumva adafite ubumuga mu mutwe? Ariko nyine inyoni zibara rimwe riziragurukana. None nawe muri bara rimwe n'irya Pati, muri nibara rimwe n'irya kiriya gipfamaso navuga. None ushaka gukundana na Pati. Urabona hano mbaye iki? Ibi byose ni ibikoresho byanjye. Gusa amafaranga ninjiza ku munsi ni menshi. Karo kuri pe. Ni Pati ndamukunda. Nanjye nagukunda ariko ntukundane n'umuntu ufite ikibazo mu mutwe. Pati ndamukunda uko yaba ameze kose ngiye ndamukunda pe. Ndamukunda. Ntacyo niba umushaka reba uburyo mukuzanira ariko nawe ubitekerezeho neza. Ngewe ibi byose ni ibyanjye kandi nyuma yo kubona Pati urumva utamubonye
ngenda ndagushaka ariko narakubonye mbona ndarakwishimiye uri umukobwa mwiza uri umukobwa witonze urabibona uri na mwiza oya nuko uri mwiza uzi ukuntu ufite n'amaso meza oya njye ndashaka pati pe pati ndamukundwa yaba ameze kose icyo ushaka cyose nzakiguha mukobwa mwiza ariko ntubu muganga nawe ngo utume umutwe nkande nka dogiteri byahita bigaragara ko nawe ufite ikibazo pati ari kwiruka ku mpumyi nawe uri kwiruka kuri nde kuri pati uri kwiruka ku mpumyi ariko pati njye ndamukunda uko yaba ameze kose okay sawa nta kibazo ngaho genda ubwo nyine ndaza kumubwira yuko umushaka ariko uduhuze pe uduhuze umbabarire amafaranga tuzamvikana Kimamiyo azaguha nimero zanjye nta kibazo ariko ubitekerezeho